Reka dusenge hanyuma dukomeze ijambo ry'Imana. Turaguhimbaje Mana ishobora byose, duciye bugufi kuko ijambo ryawe riravuga ngo abavuga izina ryawe bave mu bidatunganye. Ducishijwe bugufi no guhamagara izina ryawe ryera, dusabye kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya kandi utweze, kuko ijambo ryawe rivuga uzatweresha amazi n'amaraso. Amazi n'amaraso byavuye mu rubavu rwawe. Turaje mukiza ngo kugira ngo icyo wateguriye ubwoko bwawe muri uyu mwanya kibagereho kivuye iwawe mu ijuru, kuko ibivuye mu ijuru nibyo bikiza imitima y'abantu. Ijambo rikuvuyeho niryo rihumanura, niryo ritsinda Satani n'imirimo ye, niryo ryirukana umwuka w'umwijima, niryo risenya ibihome, niryo ritwika rikarimbura, niryo riducira inzira, niryo riduhekera ibyiza ubuzima bwacu n'urubyaro rwacu. Ducishijwe bugufi guhabwa icubahiro muri byose, kubwa Kristo umwami wacu, amen. Dushimye Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye umugisha wo kuba turi hano kuri uyu munsi wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru himbazwe kandi ishigwe hejuru, kuko iyo yatuboneye uburyo n'umwanya kugira ngo twongere tuganirize ubwoko bw'Imana aho muri hose muherereye ku isi. Turabashuhuje kandi turabakiriye muri uyu mwanya kugira ngo twongere turye, twongere tunywe. Ijambo ry'Imana ryaje kuri Eliya riramubwira ngo zukurye kandi unywe. Niko ijambo ryamutegetse kandi ryamuyoboye. Ibiryo byo mu mwuka ni ijambo ry'Imana, amazi yo mu mwuka ni ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri turabahaye ikaze kongera kurya, kongera kunywa, kuko ijambo ry'Imana ridutegeka. Reka twosome ijambo mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 6. Itangiriro ni ibice 3 umurongo wa 6. Umugore abonye yuko icyo giti ari gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari kigikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacu arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Amen. Turaganira ijambo mwuka ageze imesanganiriza ijambo rivuga hejuru y'umubiri. Hejuru y'umubiri nibyo nshaka kuvugana namwe kuri uyu munsi. Hejuru umubiri. Iby'Imana yateguye byose yarabiteguye kandi yabiteguye neza kandi ni byiza, ariko yabihaye umurongo ugomba gukorerwamo. Yabihaye inzira, bigira inzira. Iby'Imana byose bigira inzira. Iyo umuntu adaciye mu nzira y'Imana, igihe kiragera akarira amarira menshi kandi akarira amarira adafite umuhoza, kuko niko biba bimeze. Ijambo ry'Imana ndagira ngo mbibutse hejuru y'impamvu z'umubiri. Twambaye umubiri, ariko umubiri abantu benshi warabananije. Abantu benshi wabatandukanyije n'Imana.
abantu benshi barapfuye mu mwuka kubera ko uyu mubiri warabananije. Hari ibyo bashaka bakanyura mu nzira Imana itaciye, ibyo bakeneye bakanyura ahantu hatariho. Cyumweru nabivuzeho gato mu gitaramo twari dufite nanone cyo kuvuga hejuru y'ubutumwa kudutanga ijambo ry'Imana. Nawe ijambo rivuga hejuru y'umubiri kugira ngo nsobanurire abakristo hejuru y'umubiri. Uyu mubiri bavandimwe, abantu benshi cyane warabananije, wabatandukanyije n'Imana. Ariko ndagira ngo uyu mubiri Imana ntiyawuduhaye nk'umutego cyangwa nk'ikibazo, ahubwo iyo usomye ijambo ry'Imana ukareba icyo Imana ivuga hejuru y'umubiri, ijambo ry'Imana riravuga ngo umubiri wacu ni ingoro y'umwuka, ni inzu y'umwuka. Iyo umwuka amaze kugera mu mibiri yacu, iyo umwuka amaze kugera mu mibiri yacu akayobora imibiri yacu, ayobora mu nzira zayo, kandi bigira umumaro mwinshi kandi binezeza umuntu. Ariko iyo umubiri atakiyobowe n'umwuka, mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye. Abantu benshi tubivuga inshuro nyinshi, ariko abantu benshi ntabwo babyitaho, nta nubwo babiha umwanya, nta nubwo babibonera umwanya, nta nubwo babibonera umwanya hejuru yo kwiga ku mubiri. Ariko ndagira ngo nkubwire ko umubiri wawe ni inzu y'umwuka, kandi umubiri wawe Imana yawuremeye kugira ngo ibe inzu umwuka wera azakoreramo imirimo y'Imana. Kuko Pawulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Imana yaremye iyi mibiri yacu iremeye imirimo myiza muri gahunda y'Imana. Yateguye umwuka, ategura umubiri, ategura uko bizakorana. Avuga ko mu mubiri azaba ari inzu y'umwuka, umwuka azakoreramo. Ariko abantu benshi imibiri yarabananije, imibiri yarabagoye, imibiri ntibafite imbaraga ziyobora imibiri yabo mu nzira z'Imana, ahubwo imbaraga z'umwanzi zabayoboye mu mibiri, zayoboye imibiri yabo mu nzira y'umwanzi. Imibiri yabo ifite ibibazo kuko aho banyura ni mu nzira z'umwanzi, kuko ntibafite umwuka wera ubategeka kandi ubayobora kugira ngo imibiri yabo banyuze mu nzira z'umwuka, mu nzira z'Imana. Muvandimwe, ndagira ngo ngusabe kwinginga muri iki gihe turimo, umubiri wawe ntukubere ikigusha, ahubwo umubiri wawe ube inzu y'umwuka wera. Abantu benshi bananijwe n'imibiri, abantu benshi bananijwe n'imibiri. Iyo umuntu ahemuka kubw'impamvu z'umubiri, uze kubitekereza neza cyane. Ahemurwa n'umubiri kubera ko hari icyo ashaka bw'umubiri we agahemuka. Iyo umuntu asambana aba ashatse kunezeza umubiri we, binezeza umubiri. Iyo umuntu agira nabi aba afite ikintu ashaka gukora kubw'impamvu z'umubiri we. Ibintu byose bigenda bituruna hejuru y'umubiri. Abantu bose bagira nabi, abantu bose banyura mu nzira zitari z'Imana, nta kindi kintu baba bagamije, nta n'indi nyungu, nta n'izindi nyungu ziba zinyuze ahandi hantu, ahubwo ni inyungu ziganisha ku mubiri, ni inyungu ziganisha ku mubiri. Ndagira ngo nguhe devoir yo kugira ngo ugende utekereze hejuru y'umubiri. Umubiri wawe abasambana kubw'impamvu z'umubiri,
ababesha babesha kubw'impamvu z'umubiri, abarenganya abandi barenganya abandi kubw'impamvu z'umubiri, abica abandi bica abandi kubw'impamvu z'umubiri, kandi bisenya imibiri y'abandi kugira ngo byubake imibiri yabo. kandi Imana ntabwo yaduhaye umubiri ngo uyu mubiri ugende utubere ikigusha, ahubwo yaduhaye umubiri kugira ngo uyu mubiri wacu ube ingoro, ube inzu y'Umwuka Wera, kuko Imana yateguye imirimo kera tutarabaho, iza kwishyira muri iyi mibiri yacu kugira ngo imibiri yacu ikore imirimo myiza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Imibiri yacu ikora imirimo myiza, ariko abantu benshi bananijwe n'umubiri. Ijambo ry'Imana twasomye mwitangiriye no ku murongo wa 6, ibice 3 umurongo wa 6 bivuga uburyo Adamu na Eva, umwanzi yaje amaze kugera kuri Eva, nta kindi kintu yamweretse ibigirira umumaro umubiri we. Yahemuwe n'umubiri, nta kindi kintu Adamu yahemukiye na Eva. Kuri kibazo ni ikihe? Ni ikibazo cy'umubiri. Umva uko iyo nyamaswa yitwa inzoka yaramubwiye ngo imbuto zose nabonye mwaziriye kandi ziraryoshe, zirasa neza, zimeze neza. Ariko aragenda ahantu Mwuka yamubwiye ngo kubera iki, ahantu Imana yashize ikimenyetso cya stop, icyapa cyanditseho stop, icyapa cyanditseho stop. Muramenye ahandi hose murahemerewe, aho mutemerewe naha. Ahandi hose muhafiteho uburenganzira, aho mudafiteho uburenganzira naha. Kuri icyo giti Umwuka yababujije, kuri icyo giti Umwuka yababwiye ngo stop, kuri icyo giti Umwuka yababwiye ngo aha nimuhemerewe. Aho niho Satani yatinze. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Inzoka iraza ibatungira urutoki, irabereka, irababwira ngo aha hantu murahazi, muzi icyo bisobanuye kino giti, muzi akamaro kigira, muzi imbaraga kigira, muzi nyine kizahindura ubuzima bwanyu. Indwara ya mbere Satani akoresha ikomeye cyane ku bantu ni ikinyoma. Arababesha, ariko ababesha akoresha ijambo ry'ikinyoma, ariko aganisha ku mibiri yabo. Nibwo bashoboraga kubyumva vuba, nibwo bashoboraga kubyakira vuba bidatinze. Imana ihimbazwe cyane. Umwanzi ikintu yababwiye cya mbere, yabatungiye agatoki aho Imana yababujije, ngo arangize avuga hejuru ya mbuto, avuga ibinyuranye n'uko Imana yabivuze. Icya gatatu yabakoreye, yabaganisha kurya ikinyuranyo, imvugo yakoresheje, amagambo yakoresheje, abakonvenka, abemeza. Amaze kubemeza aragenda, ariko aganisha ku mibiri yabo kugira ngo bumve. Yarababwiye ngo iyi mbuto nimwayirya, dore uko muzasa, dore uko muzamera, dore uko ibintu bizahinduka. Nico umubiri niho bahemukiye. Muvandimwe, abantu benshi bananijwe n'umubiri. Hari ijambo Imana iyoboreramo abantu, ijambo rikomeye Imana ihora iyobora abantu, ibabwira ngo mushobora kunyura muri iyi nzira, mushobora kunyura muri iyi nzira, mushobora kunyura muri iyi nzira. Ariko iyo nzira iyo umwanzi abagezeho abereka iyindi nzira, kandi iyo nzira abereka ntababwira urupfu,
ntababwira agahinda, ntababwira imibabaro, ntababwira amarira, ntababwira gehonomu, ntababwira inzara, ntababwira amakuba, ntababwira agahinda kadashira, ntababwira umuvumo uzokurikirana nabo n'abana babo. Ababwira ingene imibiri yabo iri buze kumererwa, kandi akabereka ingene harimo promosiyo, harimo umugisha, harimo ibyiza, harimo iterambere, harimo impinduka nziza kandi ikwiriye, kandi batopfa kubona gusa. Icyo kintu cyatumye Eva yumva cyane, kubera ko umwanzi yaganishaga ku mubiri. Umubiri wananije abagabo n'abagore, barananiwe kubw'impamvu z'umubiri. Imana, nongere nkwibutse ko Imana ntiyaduhaye imibiri yacu kutunaniza. Imana yaduhaye imibiri ngo ikorerwemo n'umwuka wera. Umwuka iyo amaze kugera muri uyu mubiri wacu, nibwo umuntu akora iby'Imana ishaka kandi ishima. Abikora ku manywa, akabikora nijoro, abikora bukeye, akabikora bwije, abikora izuba riva, akabikora nijoro aho abantu batabona, abikora ku mugaragaro aho abantu bose bareba, akabikora n'aho abantu batareba, n'aho abantu batamuzi, n'aho abantu kugira ngo aho abantu badashobora kumukomera amashyi. Ari mu bwiherero, ari ahantu abantu batazi, arabikora kuko umwuka w'Imana iyo ageze mu muntu amuyobora mu bushake bw'Imana, kandi amuyobora umubiri. Kubwire nubwo umwuka w'Imana yakuyobora mu bisa naho bigoye umubiri, humura, tucika intege, tugira ubwoba. Abantu benshi iyo banyuze mu nzira umwuka ubahaye, umwuka akabaha, yamara kubaha, ariko akaba ari inzira igoye nk'imwe mukristo yanyuzemo. Hari aho umukristo yageze ngo akazagenda maka, akazagenda kambakamba. Mu gitabo cy'umugezi bavuga ngo akazagenda maka, akazagenda kambakamba, kuko hari aho umuntu agera muri uru rugendo akasa n'ugendesha amaguru n'amaboko. Hari aho muri uru rugendo umuntu agera akagenda ku zuba rikomeye cyane, riruhije, ariko humura, ntucike intege, tubabazwa nuko iryo zuba rihari. Umunsi umwe bizahinduka. Imibabaro y'iki gihe Pawulo aravuga ngo ndayibona nkuko idakwiye kugereranya n'ubwiza tuzahishurirwa. Imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'umugisha n'ubwiza tuzahishurirwa, ariko kubera ko ariyo nzira mwuka wera atanze, humura. Nubwo bisa n'ibibabaza umubiri, igihe kizagera biwunezeza. Abakristo benshi bananijwe n'umubiri. Nongere nkwibutse ko abantu benshi iyo bahemuka kubw'impamvu z'umubiri. Abaje gusambana bose nta kindi no kugira ngo banezeze imibiri yabo. Abiba bose nta kindi no kugira ngo banezeze imibiri yabo, bazana ku mubiri. Ababeshi bose nta kindi ni ukugira ngo barengere imibiri yabo. Adamu na Eva guhemuka, bahemuwe n'ikibazo cy'umubiri. Umwanzi yaberetse imbuto barya, Imana yababujije, ariko kubera ko cyagamishaga ku mubiri yabafatishije byoroshe. Muvandimwe, abantu benshi, nangirize kuri iri jambo rivuga ngo abantu benshi cyane, benshi rwose, benshi batagira uko bangana. Nahishuriye umwanzi imbaraga agira. Kubwire ko umwanzi wawe
atari uryuzi ngo ukuroga cyangwa kugambirira nabi, kuvuga nabi, ushaka kutabaho, ushaka kukwicira abana, ushaka kukwicira umugore, ushaka kukwicira famiye, ushaka kudatera imbere, ukwanga, ugenda kuvuga amagambo mabi. Uwo mwanzi ni muto cyane, kuko umunsi Imana yagutekereje ntiyarahari, kandi si ukubeshejeho, kandi icyo Imana yaguhaye umwanzi ndagira ubushobozi bwo kugikuraho. Ariko umwanzi wa mbere uhinduka umwanzi, kandi Imana imuduha ntiyamuduhaye nk'umwanzi. Iyo agiye guhinduka umwanzi ni igihe cyose umwanzi Satani akubwiye akakwereka inzira, nk'uko yeretse Adamu na Eva akababwira ngo dore imbuto murarya muragubwa neza, amaso yanyu arahinduka, ubwenge bwanyu burahinduka, imiterere yanyu irahinduka, uko mwari mumeze siko muzongera kumera. Kubera ko byaganishaga ku mubiri, bakora icyo umwanzi ababwiye, umubiri urabahinduka. Kubwire ko umwanzi wa mbere ni umubiri utubaha Imana. Igihe cyose Pawulo yaranditse aravuga ngo mutange imibiri yanyu ngo ibi bitambo byera bishimwa n'Imana, ngo niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Imibiri yacu ni ibitambo dukwiye gutamba by'umwuka kugira ngo twemerwe n'Imana. Haleluya. Ndagira ngo nongere nkwibutse ko umwanzi wawe ahava akaja uwo ntumutinye, ni muto mu buzima bwawe. Ariko umwanzi uzareba neza ni igihe uzashora umubiri wawe mu nzira zitari iz'umwuka, mu nzira zitari iz'Imana. Uyu mubiri wawe uzakubera ikigeragezo, uzakubera ikibazo, tuzakubera ibyishimo, uzakubera ikibazo, uzakubera ikibazo. Ariko igihe cyose wafashe uyu mubiri, kuko Pawulo yawufashe aravuga ngo natazi imibiri yanyu, mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bishimwa n'Imana. Kubwire ko igihe cyose umuntu afashe umubiri we akawutanga kuko ijambo ry'Imana ribivuga, abo banzi bakugendaho, abo banzi bakurusha ubwo bukene utinya, ubwo buzima ubona ko bugoye, kubwire ko nta giteye ubwoba, nta nikizakurusha. Ibyo byose bizashirira imbere yawe ubireba, ibyo byose bizashira ubireba, ibyo byose bizata agaciro ubireba, uzahora n'ibendera ryo kunesha. Ariko umubiri wawe mu gihe biri kondisiyo n'imwe, uzafata umubiri wawe uwutoze, uhe disipurine yo kubaha Imana, uwutoze amasengesho, uwutoze kwiyiriza, uwutoze gutanga amaturo na kimwe mu icumi, uwutoze amategeko y'Imana. Nibwo umubiri wawe uzoshikaho Imana, amasezerano yose Imana yakuvuzeho azasohorera ubireba, kandi bizanezeza umubiri wawe. Twagiye tuganira ku kibazo cy'umubiri, ariko igihe cyose umubiri wawe wawutoje inzira zitari iz'umwuka, kubwire ko umwanzi uzaguhagurukira wese udashaka gutera imbere, ukwanga, ukuroga, ukwifuriza ibibi, nakuhiga azagufatisha kuko ntakigukingira. Imana idufashe, Imana iduha umugisha. Imana wakira umwuka wera ayobora imibiri yanyu, mwakira umwuka wera ayobora imibiri yanyu, wakira umwuka wera ayobora umubiri wawe, kugira ngo ube igitambo cyera gishimwa n'Imana. Igihe cyose umubiri wawe utayobowe n'umwuka wera, ukayoborwa wowe, umubiri ukakuyobora kwiba ukaja kwiba, ukakuyobora kudasenga ndusenge, ukakuyobora kwiba ukiba, ukakuyobora gusambana ugasambana, ukakuyobora kubesha ukabesha, ukakuyobora kwica ukica. Kubwire ko ubuzima bwawe nta mahoro buzagira. Icyo utekereza cyaguha amahoro ntibizakunda, kuko nta mahoro aba muri izo nzira. Amahoro ni igihe dufashe imibiri yacu mwuka wera yawugiyemo akawukoresha iby'ubutwari n'ibyo gukiranuka. Muri Mika 6:8
haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we ngo yakweretse icyiza cyarico ngicyo Uwiteka gushakaho niki ngo ni ugukora ibyo gukiranuka ni ugukunda kubabarira ni ukugendana n'Imana yawe icishije bugufi. Imana ikugirire neza, umubiri wawe ntukakugushe, umubiri wawe ntukakubuze ijuru, umubiri wawe Imana yawuremeye kugira ngo uhinduke inzu y'Umwuka Wera, uhinduke urusengero rw'Umwuka, ukoreshwe imirimo yo gukiranuka. Imana igufashe. Reka gusengere kugira ngo uyu munsi kubera uyu munsi ufata ingamba umubiri wawe ntukakubera ikigusha, ahubwo ube icyo Umwuka azakoresha kugira ngo kinezeze Imana, kibe mu bushake bw'Imana. Wa musore we, wa mupapa we, wa mama we, wa muzeyi we, wowe unyumva cyangwa uzankurikirana, ndagusaba ngo umubiri wawe ntukakubera ikigusha, ntukakuyobore, ahubwo uyoborwe n'Umwuka Wera. Nicyo uzabukoze neza, uzabukore mu bushake bw'Imana, kandi bizakunezeza. Uzamenya ukuri, kandi ukuri uzasanga utaribeshe. Mana Data, ndagushimiye, dufashe muri iyi si ntibitworoheye. Imibiri yacu yaratugushije, yatumye tubesha, yatumye twiba, yatumye dusambana, yatumye tugirira abantu nabi kubw'impamvu zo kunezeza uyu mubiri. Ariko Umwuka Wera manuke mu mibiri yacu kugira ngo ikunezeze Imana. Urakoze kudufasha, urakoze kutwigisha. Mwa Mwuka Wera naze muri twe akora imirimo n'ibitangaza n'ibimenyetso. Imibiri yacu ibikubaha, ibitakubabaza, ibitababaza Umwuka Wera. Ntituyobore, ahubwo tuyoborwe n'Umwuka. Mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amen.